Ibihe byiza kuri mwe inshuti z'akadasohoka za Imbaduko TV, amahoro y'Imana n'abane namwe. Tugeze muri wa mwanya mukunda muri benshi, aho tubacira imigani ibahugura ikanabasusurutsa. Imigani ivuga ku nyamaswa zo mu ishyamba, izo mu ngo, inyoni zo mu kirere ndetse n'ivuga ku bantu. Nge ugiye kubacira umugani w'uyu munsi ndi Jean Claude Mbarushimana. Ibyo ntarabona nabisanze aho ntaragera. Reka nze mbacira umugani, babambuza umugani, ntuzava ikantarange azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Ubusa bwaritse ku manga, umuyaga urabwarurira, uruvu ruravugiriza, agace karacuranga, nyiramusambi isabagira inanga. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigara inka n'ingoma. Kera habayeho. Icyo tubasaba mwe mukidukurikira aka kanya ni ugukanda subscribe, like na share, ubundi ibiganiro Imbaduko TV ibategurira bikajya bibagiraho nta nkomyi. Uyu munsi rero twabateguriye kubacira umugani wa Nyange. Kera habayeho umugabo akitwa Nyange, akagira inshuti ye ya kure ikitwa Kanyamibwa. Bukeye Nyange aza gutira igicuba Kanyamibwa. Hashize iminsi myinshi Nyange atagaruye igicuba, Kanyamibwa ararambirwa, atuma umwana we Karekezi kujya kugitirura. Umwana aragenda ayoberwa inzira, yayoboza bakamubwira inzira itariyo. Araruha cyane, ariko aruhira kugera kwa Nyange. Ahageze Nyange abaza umwana ikimugenza. Umwana ati, ndashaka igicuba cyacu. Data yakigutije azi kuri inshuti, kandi yizeye kutazamurangarana. Nyange ati, inshuti zizira guhemukirana. Najyaga kuzakibazanira, mbazaniye n'inzoga yo kubashimira. Karekezi ati, ibyo kudushimira birorere, ntigicuba data yantumye nkijyane. Nyange ati, reka nitegure maze nzaguhe abaguherekeza. Karekezi aremera agumaho. Uko bukeye ati, tuzagenda ryari? Bakamusubiza ko bataritegura. Umwana iwabo baramuheba. Umwana kurira kwa Nyange, baza no kumushyingira. Karekezi amaze gukura, Nyange amushyingira umukobwa we. Karekezi amaze kubyara gatatu, amaranira gusubira kwa se. Abwira Nyange ati, iwacu barampebye, ntibazi uko meze. Kera bantumye igicuba ntimwakimpa. Icyakora mwankingiye umukobwa wanyu. Nimundeke noneho ngende n'umugore wanjye n'abana banjye. Nyange aramwemerera ati, ariko mbere yo kugenda tuzabanza dushaka abahetsi bazaheka abana na nyina n'abazikorera ibintu byose. Bamaze kubitunganya barahaguruka. Nyange abwira Karekezi ati, uragiye, ariko ntuzanyure ku ruzi kuko wahabonera ibyago. Uzanyura inzira y'ishyamba. Baragenda, bageze mu mayira abiri, inzira imwe ijya ku ruzi, indi ijya mu ishyamba. Karekezi abwira abo bari kumwe ngo banyure iyo mu ishyamba, kuko iyo ku ruzi mwayigiriramo ibyago, haba inyamaswa zirya abantu. Abari kumwe nawe baranga, ngo ni benshi ntacyo bazaba. Baragenda, bageze ku nkombe y'uruzi, bahasanga ingona nyinshi, maze zibahukamo zirabarya. Hasigara umwana wa Karekezi w'imfura. Uwo mwana yahoraga ashaka kujya kwa sekuru, se akamubwira uko yahagera aramutse agiye wenyine. Yari yaramubwiye ati, uzagende, maze nugera ku iriba rya mbere uzahasanga abahungu babiri badahirira inka. Bazaba ari abaso wanyu, bazakwereka inzira. Nugera aho inka zirisha uzahasanga umusaza uziragiye, azaba ari sogokuru. Ubwo rero uzaba ureba amazu imbere yawe. Nugera ku nzu ya mbere uzahasanga abahungu babiri, umwe abuguza, undi abaza umuheha w'inkono y'itabi. Abo bahungu azaba ari abanyokorome. Uzakomeza ugende, nugera ku nzu ya kabiri uzahasanga abakobwa babiri, umwe aboha, undi akubura. Abo bazaba ari abanyogosenge. Uzagende, nugera ku nzu ya gatatu uzahasanga abakobwa babiri, bazaba ari abanyoko wanyu. Umwe azaba acunda, undi acaniye inkono.
uzahabona umukecuru wicaye mu muryango, azaba ari we nyogokuru. Uzamuramutse maze umwicare iruhande mumenyane. Umwana aragenda, ibyo yabwiwe na se aba ariko abibona, nawe kandi agenza uko se yari yaramubwiye. Ababwira ko abo bazanye banze kuyoboka inzira y'ishyamba bakaboneza iy'uruzi, ingona zikabarya, akarokoka wenyine. Mu gitondo bohereza abantu bajya kureba abo bantu baheze ku ruzi bariwe n'ingona. Bahageze basanga ingona zisinziriye, bazitera amacumu, bazikuramwo abantu n'ibintu byose. Bajya mu ruzi buhagira abantu n'ibintu. Ibyo bashoboye koza barabyoza. Birangiye, abari baherekeje Karekezi basubira iwabo kwa Nyange no kumubwira uko byabagendekeye. Karekezi nawe n'umugore n'abana be batahana n'ababatabaye bajya iwabo kwa Kanyamibwa. Bagezeyo bararamukanya, nuko Karekezi abatekerereza amakuru ye yose y'uko yari yaraheze kwa sebukwe nuko yamushyingiye. Arangiriza ku rugendo rwo gutaha no ku byago bagize byo kuribwa n'ingona babitewe n'uko batanyuze mu nzira Nyange yari yarababwiye. Ibyo byose bamaze kubyumva bashimira Imana ibyujuje byose mu mahoro. Nuko Karekezi n'umugore we n'abana be babana n'ababyeyi babo, baratunga baratunganirwa. Abanyarwanda babivuze ukuri, gutumviye ababyeyi yumvira ijeri. Sinjye wahera, hahera umugani. Inkomoko y'insigamigani yaje nk'iya Gatera. Uyu mugani bawuca iyo hagize igikorera umuntu amarorerwa kimuguye gitumo, nibwo bagira bati cyaje nk'iya Gatera. Wakomotse kuri Gatera Kitanda na Ruzizi mu Buganza, bivuye ku mukazana w'Ikirongore na Nyirabukwe bakorewe amarorerwa na Gatera. Gatera Kitanda yaratuye mu Buganza bwa ruguru ya Muhazi, agakunda abagore bitagira akagero. Umugore we bwite yari uw'Ibumbogo bwa Nkuzuzu mu Bwanacyambwe. Bukeye sebukwe wa Gatera ararwara araremba, bamutumaho n'umugore we barabibamenyesha. Gatera haguruka iwe ajya kureba sebukwe, yambuka Muhazi akomeza urugendo. Ageze Igicaca ashaka kunywa agatabi, areba ahantu hari agacucu arahicara, atuma umuhungu bari kumwe ngo ajye kumutekerera agatabi. Uwo muhungu ajya gutekera itabi mu rugo rwari hafi y'aho bari bageze. Urwo rugo rwarimwo umugeni umaze gutinyuka abantu ba hafi. Yari amaze kujya yirirwa mu nzu yarongorewemo, atakirirwa kwa Nyirabukwe na sebukwe. Iyo nzu yarimo umuriro kuko bayicanagamo kugira ngo umuswa utazayirya. Uwo muhungu abonye akotsi kava muri ya nzu, agenda ariho agana. Inzu yari yasi nk'iki ya ruguru, ifite n'igikari cyayo. Ageze mu muryango abona umukobwa w'inkumi wicaye mu mfuruka boha. Uwo mugeni yumvise umuntu winjiye, abanza kugira ngo ni mu basanganywe. Uwo muhungu amuhereza intoki, bararamukanya. Umugenzi amusaba igishirira, undi aramubwira ati tambuka ngo uw'umuriro ku rubumbiro. Aratambuka atekera itabi, arahaguruka amusezeraho aragenda. Amaze kugenda, Nyirabukwe w'umugeni amukurikiza amaso agira ngo amumenye, ariko ntiyamumenya. Asigara yibaza ati uriya muntu umviriye mu nzu y'umwana nuwahe? Uwo muhungu ageze aho Gatera ari amuha itabi, amushimira n'uwo mukobwa ati muri ruriya rugo hari umukobwa mwiza cyane kandi ni umugeni kuko nabonye yitwikiriye mu maso. Gatera atari mu nzu wenyine sha? Umuhungu atari mu nzu iri mu nkiki ya ruguru yasa urugo, arabohera mu mfuruka. Gatera ati mfashira itabi. Arahaguruka nawe ajya mu rugo, aboneza uko wa muhungu yamubwiye. Nyirabukwe w'umugeni arareba, abona Gatera yinjira mu nzu. Umukobwa abonye ko ari umugabo ufite icyubahiro, arahaguruka yinjira mu kirambi. Gatera amusanga mu kirambi vuba. Umukobwa agira ubwoba amuhungira ku buriri. Gatera akubita inyegamo amusangayo. Wa mukecuru agira amakenga, aribwira ati uriya muntu watumye umwana aho ntafitanye amasezerano n'umukazana wanjye? Ati henga njye kureba. Ubwo rero Gatera amaze kugera ku buriri, afata wa mugeni baragundagurana. Gatera amurusha amaboko aramusambanya. Igihe batararangiza, wa mukecuru abageze mu muryango, arabumva ntibyatinda. Gatera arangije amanuka ku buriri n'igihunga cyinshi.
apfa kwihangana amuhereza ukuboko bararamukanya. Gatera ariyandurukira. Uwo mukecuru atambuka agana mu kirambi ahura n'umukazana ava ku buriri afite ipfunwe ryinshi, aramukoba aramukwena ati yewe ganyabo, yewe bakosha badahanye we, yewe wo kanyagwa we, kugaragaza ingeso zawe utaranakizwa amasunzu. Umukobwa ati mukecuru urandenganya, uriya muntu simuzi, aje atyo nk'uko umubonye. Umukecuru aturambeshyeye, yohereje umwana aza yitekeza itabi, muravugana, asubirayo ajya kuvuga ubutumwa. Amaze kubumubwira undi araza, mujya ku buriri, ntiyagufatiye mu muryango, ntiyagufatiye mu mfuruka, ntiyanagufatiye mu kirambi, ahubwo wamunkiriye ku buriri bw'umwana. Umukecuru arashega ati hengi inka zikuke mbivuge, usendwe izo wakowe zimena ikibanga zikobwa undi. Ubwo rero Gatera yageze aho wa mwana bari kumwe ari, asanga igishirira cyazimye. Arongera atuma uwo mwana ngo ajye kumushyiriraho ikindi. Umwana ageze inyuma y'umuryango yumva uwo mukecuru akwena umukazana we. Arahagarara akomeza kumva uko amukoba, yumva nuko umukazana amwihohoraho amusaba imbabazi, undi aho kuzimuha akamutuka. Byose amaze kubyumva ati nimunyongere igishirira ikindi cyazimye. Uwo mukecuru ati utekerera itabi ninde? Undi ati ni Gatera wo hakurya ya Muhazi, itanda rya Ruzizi na Giheta. Umukecuru ati murajya he? Undi ati turajya ibumbogo bwa Nkuzuzu. Bamuha igishirira ashyira ku nkono, ashyira Gatera, amutekerereza ibyo yumvise umukazana akorerwa na nyirabukwe. Ati wagize nabi cyane, uriya mwana agiye gusendwa kubera wowe, kandi bambajije izina ryawe naho utuye byose ndabibabwira. None rero uriya mukobwa nabwira bene wabo ko ibyo wamukoreye ari byo bimusendesheje, bazakwitura ibihwanye n'ibyo wakoreye umwana wabo. Ati kandi nibura ntumujyanye ngo akubere umugore, cyangwa se ngo umuhe umwana wawe akubere umukazana. Gatera amaze kubyumva ati mfashe iyi nkono. Umwana aramufasha. Gatera asubirayo. Ageze ku muryango yumva umukecuru arakiyasira, yumva umukazana arira. Yinjira mu nzu vuba, babona ageze mu kirambi. Afata wa mukecuru aramuterura, amunyurana mu nyegamo, amuta ku buriri. Bagigiraho gato, Gatera amurusha amaboko, nawe aramusambanya. Umukecuru akagumya kumutuka ati wagisaziwe ndekura, nirenganyirizaga umwana wo gatsindwa we. Bibi by'ubusa, Gatera aramwihorera, aritonda biratinda. Umukazana aho yibereye mu kirambi agasekera mu bipfunsi. Amaherezo Gatera ararangiza, amanuka ku buriri, asezera kuri wa mukazana. Undi aturabeho kandi urakoze kuko nkuye mu cyaha warunkizemo. Gatera arigendera. Umukecuru amanuka ku buriri n'ikimwaro kirengeje icy'umukazana yari afite mu kanya. Nuko umukazana abaza nyirabukwe amwishongoraho ati mbese aho wowe ntumuhaye ko mwatindanye? Undi ati mwana wa, hora mpore ceceka nceceke, ubonye ishyano mbona irindi. Ati mbese harya uriya mugabo ngo yitwa nde? Undi ati numvise wa muhungu atubwira ko yitwa Gatera. Uwo mukecuru ati bamera nyinshi, iya Gatera yo yaje ari sinsiga n'indamye. Umukazana ati ntabwo mbireka njye sindabyara, nzagomba gusaba amasubyo. Nyirabukwe ati mwana wa, uramenye ubunyambuye, n'isazi ntizakugwe ku munwa, n'ayo masubyo nzayagushakira nyaguhe. Nuko barigorora birashira, kandi bombi bakomeza kuba inshuti za Gatera. Nuko iyo nduru umukecuru yavugije yamagana Gatera yahuruje rubanda. Bageze aho byose biramenyekana, bamenya n'izina ry'uwo mugabo Gatera. Kuva ubwo inkuru iba kimomo, ikije ari ingundirizi cyose kigakoresha umuntu icyo atiteguye atanagishaka, bati cyaje nk'iya Gatera. Yaba umuntu guye undi gitumo atamwiteguye, bati yaje nk'iya Gatera. Kuza cyangwa gukonkoboka nk'iya Gatera bishatse kuvuga kwadukana inkubiri y'urukozasoni rutizibukirwa. Murakoze cyane mwebwe mwari mukurikiye.